Hari umuntu ukora ubukwe ku myaka 20 ariko agatandukana n'uwo bashakanye ku myaka 25. Hari n'undi ukora ubukwe ku myaka 35 akabana ubuziraherezo n'uwo bashakanye. Hari umuntu urangiza kwiga kaminuza afite imyaka 23 akabona akazi k'ibyo yize ku myaka 35 cyangwa 40 cyangwa se akakabura. Hari n'undi muntu utaranize secondaire akaba mu miliyoneri agatunga agatuganirwa nta mashuri afite. Rekeraho kwicira imanza kubera kubona ko umungana cyangwa sabura utaraho bagezeho utigeze ugera. Uraho ugomba kuburi nimba waragerageje ibishoboka byose kugira ngo ugere aho wifuza kugira ariko ko butarahagera. Wicika intege ukicira urubanza kandi bitekereza ko Imana itakuzi cyangwa irabanura ku butoni. Witekereza ko utakoze cyane reka gutekereza ko bakurusha ubwenge. Ntago bakurusha ubwenge kandi nawe nimba uzi ko ufite ibyo bagezeho byifuzwa n'abantu benshi ariko abandi batagezeho. Ntabwo ari ukurusha abantu ubwenge. Nta nubwo barusha gusenga. Nta nubwo ari amasengesho yagira ku Mana mbere yabo. Oya, buri muntu wese arivukira. No mu muryango abantu bavukana umwabona umugabo ndakagumirwa, umwabo umukene ndagakira, ndabona umugore ndakamubura. Nibisanzwe. Uraho ugomba kuburi. Ntabwo uri imbere y'abandi nta nubwo uri inyuma y'abandi. Ntabwo tugomba kumera kimwe muri iyi si. Ntabwo tugomba gukirira rimwe, ntabwo tugomba gushakira rimwe, nta nubwo tugomba gupfira rimwe. Ntuzajya wibaza impamvu abo mungana bashatse cyangwa bateye imbere kukurusha. Ujye nibaza impamvu abo mungana bamwe bapfuye wowe ugasigara. Ujye wibaza impamvu wowe gifite ikintu cy'agaciro kurusha ibindi byose kuri iyi si, umwuka wo guhumeka. Ntuzabitekereza ko Imana irobanura ku butoni, ujye unatekereza impamvu yatwaye bamwe ikagusiga. Uzasaba Imana nawe gutware nk'uko yatwaye abandi se, nk'uko ujye usaba ngo igukize nk'uko yakirije abandi. Turaho tugomba kuba turi. Icyo dusabwa no kuba mu Mana, ibyo dukora byose tukabishyira nk'Imana kandi tugakorana umwete. Ibindi byose ni ibizi. Dushobora kugera aho twifuza cyangwa ntitubagere ikatugenera ibidukwiye ubwo impamvu zayo. Rekeraho kwicira urubanza mwana nta kintu utakoze. Waragerageje amahirwe yawe komeza uyagerageze. Nubona uramutse ushima Imana, nubona icyo gukora ushima Imana. Umugenga wa byose niwe ugena ubuzima bwacu ukabushaka. Nije Deo wanyu ndabakunda cyane. Peace, hope and love. Uyu munsi uramutse upfuye umukunzi wawe yabona undi mukunzi kandi akamukunda kurusha uko wigeze gukunda. Kazi bagusimbuza undi mukozi mu gihe kitarenze n'iminsi 2. Inshuti zawe zabona undi mucuti ukurenze kandi bakabana neza kurusha uko mwigeze mubana. Kwishura aho wiga intebe wicaragaho hakicara undi munyeshuri. Ariko kano kanyura uramutse upfuye wawe na mama wawe nta wundi mwana umeze nkawe bazigera babona. Nta wundi mukobwa mwiza nkawe cyangwa umusore mwiza nkawe bazigera babona. Kuri iyi si yaremwe n'Imana. Papa wawe na mama wawe nibo bantu ba mbere bifuza ko utera imbere kubarusha. Nibo bantu ba mbere bifuza kugera ku byo babategeze bageraho. Abavandimwe bawe nibo bantu ba mbere bifuza kwiga amashuri utayo nawo bize. Urukundo utahaye abavandimwe n'ababyeyi bawe, urwo rukundo ni imfabusa cyane. Kandi urukundo utahaye famiye n'umuryango wawe nta n'undi muntu ushobora kuruhereza. Wowe waruhereza rwarangira vuba. Iyo uzi gukunda nyoko na so, kunda n'umugore wawe cyangwa se umugabo wawe. Iyo uzi kwita ku bavandimwe nk'aho wababyaye, umenya no kwita ku rubyaro rwawe. Kunda umuryango wawe, bakunde bakigufite. Bereka urukundo bakikuri hafi, ukibari hafi. Mama wawe na papa wawe bagukunda ukennye bakagukunda ukize. Ndetse niyo banze ubukene bwawe, we ntago bakwanga kandi bakwakirana n'ubukene bwawe. Bagukunda uri umunyabwenge bwinshi, bakagukunda uri injiji cyane. Bagukunda ufite ubwenge bwuzuye, bakagukunda uri kidebwira. Abana nawe barakwakira. Kabone nta handi iyo wananiranye, wananiye isi, wananiye leta, wananiye abantu bose. Nibo abantu babasha kuvuga ngo basi ni mu muhaha aryama, bakaguha aho uryama, bakaguha ibyo kurya. Ntago bakureba wandagaye. Ariko mwashakanye uwakubereye inshuti ashobora kugusiga kubw'impamvu z'imihindagurikire y'ubuzima, kubw'impamvu zawe. Kunda umuryango wawe, baragusengera cyane ko utazi no kwisengera. Amasengesho ya mama wawe na papa wawe ndetse n'abavandimwe, ibyo bakwifuriza nibyo biguteza intambwe cyane ko wowe utazi no gusenga nk'uko bikwiriye. Bariya abantu bagufatira iby'iburyo buri gihe. Ntuzabahemukire, ntuzabajye kure, ntuzabima urukundo. Uzabafasha uko ushoboye kandi uzabubahe. N'amaraso yawe n'urukundo rwawe ni byose byawe. Nyoko na so bakwanga batagukunda, Bibiliya igutegeka kubakunda no kububaha. Ibaze ko ijambo ry'Imana rigutegeka gukunda so na nyoko. Ntago ryigize rivuga ngo nyoko na so nibakwima urukundo wowe uzabange cyangwa se uzabajye kure. Utegekewe kubakunda. Nutabakunda nta ngingo n'imwe ikurengera. Nutabaho urukundo, nutabubaha nta ngingo n'imwe ikurengera. Abavandimwe bawe, amaraso yawe ni ikintu gikomeye cyane. Nshuti yanjye ntugatatire igihango cy'amaraso. Ntukagikurira ijambo ry'Imana rivuga ku maraso yawe, ababyeyi bawe ndetse n'abavandimwe bawe. Imbere y'abandi, famiye yawe. Abandi ugerageze kubakunda nk'uko ukunda famiye yawe. Ndabakunda cyane. Peace, hope and love. Umusore mukobwa, mbere y'uko umwaka urangira hari ibintu ugomba gukura mu mutwe wawe. Nimba uzi kuri mu myaka 25 kuzamura hejuru, hari ikintu ugomba kwibagirwa ukagikura mu mutwe wawe. Nimba uzi kuhangayikishijwe no kubaka urugo no gushaka umugabo cyangwa se gushaka umugore, ukirwa usenga, ukabona abo mwiganye bamwe barashatse abagabo, ukabona abo mwiganye bamwe bashatse abagore, ukabona abo mwiganye abo mungana, abo muri mu myaka imwe bamwe maze kugira abana 2 cyangwa se umwana umwe, ukabona ni byiza cyane, ukabona nawe urabikwiye rwose. Yega imitima y'abantu irifuza, ariko se ndashaka kukubaza, ninde wakubwiye yuko ibyishimo byawe biri mu gushaka umugabo cyangwa umugore?
Ninde akubwiye yuko amakiriro yawe ari mu gushaka umugabo cyangwa umugore? Ninde akubwiye yuko umunezero wawe uzarangizwa no gushaka umugabo cyangwa umugore? Hari umuntu waba barakubwiye yuko numara gushaka umugore uzakira cyangwa uzatunganirwa? Ese hari umuntu waba barakubwiye yuko numara gushaka umugore cyangwa umugabo uzabona amafaranga, uzabona ibyishimo, uzabaho neza, ku buryo biriya bintu bikuza amahoro ugahangayika ukareba abashatse ukumva umutima urakuriye, ukabona imyaka ugize ukumva umutima urakuriye? Ninde akubwiye ko Imana yubaka ishingiye ku myaka? Urareba imyaka ugezemo ugatangira kuvuga ngo nashaje, ngo nanjye nkeneye umugabo nk'abandi, nkeneye umugore nk'abandi. Ninde wakubwiye yuko Imana igiye kubaka urugo ishingira ku myaka umuntu afite? Ese ninde akubwiye yuko umuntu agiye kubaka urugo Imana ishingira ku bwiza afite cyangwa amafaranga afite? Impamvu urugo atari ikintu cya mbere kigomba kuguhangayikisha mu buzima bwawe na kano kanya ngo wumve ko ari ikintu kiguhangayikishije umugabo cyangwa se umugore, biya ni ibintu Imana ikora mu bushake bwayo kandi igihe ishakiye. Kubera yuko umukobwa w'imyaka 40 ashobora gushaka umugabo mwiza w'igitangaza kandi umukunda, umwubaha, bakabyara n'abana benshi, urugo rukaba rwiza kurusha wa muntu washatse afite imyaka 20 ari mutoya. Ugasanga w'imyaka 40 ukoze ubukwe bw'igitangaza, ugize urugo rwiza, ugasanga usubiye ibwana, ugasanga ubuzima bugenze neza cyane. Urugo rwubakwa n'Imana yonyine. Kwirirwa wikonkobora, urirwa mu masengesho, urirwa wibaza ibitekerezo byarakurenze, ese nge nzashaka umugabo ryari, nzashaka umugore ryari? Ibyo ntago ari ibintu bigomba kuguhangayikisha. Ndabwiye ko umugabo hari nk'umuti. Gushaka umugore nta muti ubirimo, gushaka umugabo nta muti ubirimo, kubera ko niyo ugerageje kubyikorera ugashaka gukoresha ubwiza bwawe kugira ngo ubone umugabo, ibyo bintu ntago biramba. Bishobora kubuka rwubaka urwo rugo ariko ntago ruramba. Iyo ushatse gukoresha amafaranga menshi cyangwa se ugashaka ko amafaranga ari yakurwanirira kugira ngo ubake urugo, urwo rugo ntago ruramba. Ariko urugo Imana yiyubakiye, yahagazeho, yashyizemo akaboko kayo, urwo rugo ntago ruba rushingiye ku bwiza ndetse n'amafaranga. Kuko iyo amafaranga hari cyangwa se ubwiza buhari, iyo ubwiza budahari cyangwa se amafaranga adahari, urugo rurakomera, ruraryoha, ruhoramwo ibyishimo kandi ntago rusenyuka. Guhera uno munsi hagarika stress z'urugo, stress z'abagabo, stress z'abagore, nzashaka ryari bro. Ariko iyo ubona Imana ifata umuntu wo muri Amerika ikamuhuza n'umuntu wo mu Rwanda bakabana, nuko ibihugu byose uwo muntu aba yarenze aza mu Rwanda nta bakobwa bizaba barimo cyangwa abasore beza barimo. Iyo ubona Imana ifata umunyarusizi ikamuhuza n'umunyakigali bakabana, nuko se Kigali nta bakobwa bizaba bahari? Nuko se i Rusizi nta basore bizaba bahari cyangwa abakobwa bizaba bahari? Urugo rwubakwa n'Imana, nihuza abantu. Icyo ugomba gukora ni ugutegereza ukareka no kubyimika mu mutima wawe. Ese muribuka yuko Bibiliya ivuga ngo gushaka ni byiza, kudashaka bikaba byiza kurushaho? Ntimukajye mwumva bavuga ngo urugo ni ijuru rito, wenda wasanga kudashaka ari ryo juru rinini. Noneho you never know. Kugira ngo umuntu abeho neza kandi yishimye, nta garuka azaba afite umugore cyangwa umugabo. Ntago mubona abantu babana bakicana se? Ntago muzi abagabo baba mwicura rw'urindi kubera abagore bashatse? Ntago muzi abagore bahora mwicura burindi kubera abagabo bashatse? Ntago muzi abagabo bata abagore babo bamaze kubyara nk'inshuro 2 bakabata mu nzu bakagenda kandi barakoze ubukwe, barubatse, barashatse? Ntago muzi abakobwa bihindura ibyomanzi bagata ingo zabo bamaze kubyara inshuro 2 barakoze ubukwe bwiza, ibintu byarabaye neza, ari ibintu bahuraga basengera bakira abakobwa n'abasore ngo Imana ibubakire urugo ngo bagire n'ibike? Cyangwa se ari ibintu bakoze birwaniriye bidakozwe n'Imana ikabareka mukabikora? Ijambo ry'Imana ravuga ngo nubura ubwenge nzakureka. Nushaka gukoresha ibindi bintu cyangwa se gukoresha ubwiza cyane n'amafaranga kugira ngo wubake ufite pressure yabyo, ibyo ntago bizaramba. Tegereza Imana ikubakira urugo, kandi nubwo itarwubaka rega ibyishimo by'umuntu, kubaho k'umuntu ntago bishingiye ku mugabo cyangwa umugore. Mwihangane mugabanye stress. Hari umukobwa nzi wari ufite stress zo gushaka umugabo, yaragize mu myaka 32 gutyo 33, akibaza ukuntu agiye gusaza, akibaza ukuntu ari umukobwa mwiza, ukuntu abasore bamureba bakamukunda, akibaza impamvu adashaka umugabo, impamvu atabona umugabo yifuza, byaramucanze. Apfa gufata ibyo abonye, hano bakora urugo rwiza, umugabo yaramuhitanye. Hari umusore wifuza gushaka urugo ageze mu myaka 35 akavuga ngo ntago nagira imyaka 40 rwose ntafite n'akana, cyangwa se ndashatse umugore. Yaramushatse umugore, yaramujogonye, yamutanye abana. Menya ngo rero urugo ntago ari igisobanuro cy'ibyishimo by'ubuzima bwawe. Menya ngo urugo ntago ari igisobanuro cyo gukira, ntago ari igisobanuro cyo kwishima, ntago ari igisobanuro cyo kunezerwa. Urugo nyine ni urugo kandi ni ikintu gisa nk'urugamba buriya. Urugo ni nk'urugamba rwose, ugenda biteguye kubaho cyangwa se gupfa. Ntago witegura ikintu byo ugiye kunezerwa, agiye kubyara, agiye kugira ushobora no kubyara bose ukabapfosha. Ushobora no gushyingirwa wowe mwabanye agahita apfa. Kandi ngo ni ijuru rito, nyine ni ijuru rito, ntago ari ijuru rinini. Wenda iyo utaza kubikora gushaka, wenda byari kukubera ijuru rinini ahubwo.
wenda wasanga ari ryo juru rinini kudashaka. Mujye mureka kwistressa rega, urugo ni Imana irwubaka. Mu byo utekereza byose, tekereza ku iterambere ryawe, wite ku bwiza bwawe, uko ugaragara, uko wambara, wite ku iterambere ryawe. Umenye ngo ku ikofi yawe hariho akantu ntacyo wakifuza, umenye ngo niyo cyo wakifuza cyose wakihereza. Muri make ibindi byose biharira Imana. Uzabona Imana iguhaye umugore mwiza, uzabona Imana iguhaye umugabo mwiza. Ibyo nibyo Imana izagutunguza. Kwiri kuvuga ngo abo tungana, abo twiganye, ufite ikihe kibazo bite byawe, gabanya izo stress. Imana yo mu ijuru nk'umugenga wacu niwe ugenga urugo, niwe wubaka urugo. Guhera uyu munsi icyo nagusaba mbere y'uko uyu mwaka urangira, stress z'urugo zikure mu mutwe wawe, stress z'umugabo zikure mu mutwe wawe, stress z'umugore zikure mu mutwe wawe. Hano hanze hari abantu bubatse ngo bifuza kuzireka, bavuga ngo uwampa amahirwe ngasubira ubusore, uwampa amahirwe ngasubira ibukobwa, sinazigera ntekereza no gushaka umugabo cyangwa no gushaka umugore, n'umukino wo gushaka cyangwa gukundana sinazigera nawukora. Rero reka urugo rureke kuba intege nke zawe, reka urugo rureke kuba ikintu kiguca intege, ikintu wibazaho cyane, ikintu uri gusengera wurira imisozi ugira ute. No. Ubwiza bwawe ndetse n'iterambere ryawe ari byo bintu biguhangayikisha, nibyo bintu wakora. Ubwiza bwawe wabwitaho, wabukora. Ikofi yawe, amafaranga, icyo ushaka wagerageza kubikorera kugira ngo ubibone. Ibyo ni ibintu wabasha gukora n'Imana ikagushyigikira. Ariko ibigendanye n'urugo byo wahangayika, warira, wasenga, wagira ute, iyo igihe kitaragira ntabyo ukora, iyo isaha yabyo itaragera ntago ubikora, iyo utagenewe kubaka urugo ntago bishobora kubaho, niyo rwubatse rurasenyuka. Hagati aho ngaho nimba yifuza urugo, Imana izakubakira urugo rwiza, izaguha umugore mwiza ugukunda kandi ukubaha. Nimba uri umukobwa, izaguha umugabo mwiza kandi ukubaha, unakwitaho kandi wubaha Imana. Ndabigusabiye kandi Imana ibyumve. Ariko reke gutera stress bigira intege nke zawe. Ndabakunda cyane. Peace up and love. Sister wanjye, bro wanjye, hano hanze hari abakobwa beza bafite ubwiza utigeze unagira, utazigera unageraho. Hari abasore beza bafite igihagararo, bize amashuri utigeze wiga. Hari abasore n'abakobwa bameze gutyo bamaze gutwikirwa n'igitaka bro. Reka nkubwize ukuri, mu bitaro by'abarwayi hari nk'abagore beza, hari nk'abakire, hari nk'abakene bro, hari nk'abantu bafite umubiri mwiza, bafite byinshi cyane byatuma abantu babakunda kandi byabahesha icyubahiro bro. Ibyo byose ntabwo byabahaye ubuzima. Mu bintu bya mbere ugomba guhagarika, hagarika kurata umubiri cyane bro. Uyu mubiri twambaye ukunda kudushuka, nta mumaro wo kurata umubiri. I'm telling you, uzijijishe rimwe ujye mu bitaro urebe abana batoya b'abaziranenge bambaye amasonde, uzajye mu irimbi urebe amafoto y'abantu bashyinguye. Wowe ubwawe umutima nutagucira urubanza, utakwigisha uburyo umubiri twambaye rubusa, nokuri uzabunaniranye pe. Mu bintu bya mbere ugomba guhagarika, hagarika kwirata umubiri. Mbega abakobwa beza bapfa, mbega abasore beza bapfa, mbega abanyamafaranga, mbega abanyamashuri we bro. Nta na kimwe kirokora ubuzima muri ibyo byose, nta na kimwe cyabatabaye. Wowe uri aho ngaho uragenda wikaraga mu nzira, urizunguza, urigira ukutari, ukisukumburuza, ukora ibintu bibaho n'ibitabaho kubera uyu mubiri wambaye, kubera bikeya utunze bro. Stop bro, stop. Wamenye Imana ntabwo ajya akora ibyo bintu. Peace up and love. Hello, aka ngaka ni akamesaje ku munsi. Ni byiza kubabarira ko n'Imana ikunda abantu babarira, ikunda imitima ike kandi irimo amahoro. Ariko mbere yo kubarira umuntu, tekereza kabiri. Buriya uko ubarira umuntu byoroshye no kumwereka yuko ufite imbabazi hafi yawe, ni nako kumutiza imbaraga zo kukubabaza mu buryo bworoshye. Ni byiza kubabarira umuntu, ariko kumwereka yuko imbabazi zawe ziri hafi cyane, ko wamubabarira mu gihe cyose akoze ikosa, cyangwa se ko iryo kosa ryoroshye cyane kuri wowe, no ukumutiza imbaraga no kumwereka inzira zo kongera kurisubiramo bushyashya. Ni byiza ko umutima ugomba kuweza ukawutunganya, ariko mbere yuko wereka umuntu ko wamubabariye, banza umunyuza akanyafu. Gufata akanyafu kamunyuza ntabwo ari ugutora inkoni ngo mukubite, ahubwo shaka ikintu ukora kimwereka yuko imbabazi zawe nubwo umubabariye uyu munsi atari ikintu cyoroshye kongera kukibona uko yiboneye. Ubutaha nazajya ajya kurota n'iryo kosa, azajya akangukira hejuru cyane kugira ngo ataguhomba cyangwa se atagira izindi ngaruka zimugeraho kubera igihano wamuhaye. Ntabwo mvuze ngo nakora ikosa umusubize n'indi kosa, ntabwo mvuze ngo nakora ikosa ukora ibindi bintu bigayitse nk'ibyo yakoze, ahubwo mwereke ko imbabazi zawe zitari hafi, mwereke ko imbabazi zawe ari ikintu gihenze, atari ikintu cyo kubona uko yiboneye. Ubutaha ntabwo azasubira uko yiboneye. Mujye mubabarira mweza imitima yanyu. Imana ikunda gutura mu mitima irimo urukundo, itarimo inzigo. Ariko mbere yo kubyerekana, tegura akanyafu koroheje cyane, kamwereka yuko ari ibintu bikomeye cyane kubona imbabazi zawe. It's your Gideon, ndabakunda cyane. Peace up and love. Nimba umukobwa, ntuzigere ubumbura ayo maguru yawe ngo uragira ngo umusore ataguca inyuma kugira ngo agende, ngo uri kurwanirira urukundo, urirushya cyane kuko n'ubundi umunyera ari ntagahazwa n'umukobwa umwe. Kirazira
nimba uri umusore ntuzigere ufungura ikofi yawe ngo wirye wimare kugira ngo umukobwa atagenda. Umukobwa ukunda amafaranga n'ubundi ntabwo yahazwa n'ayawe gusa, abakeneye n'abandi ba sponsor. Hitamo wowe mbere ya byose. Mbere yo gukunda umuntu banza wikunde, mbere yo guhitamo banza wihitemo. Nubanza kuhitamo ntabwo amarangamutima uzaba ufite undi muntu azagutwara cyane. Ayo wifitiye urukundo wikunda ruzatuma hari ibintu wirinda gukora kubera ko wikunda, kubera ko ufite icyizere ko hari aho wagera, hari utaho uri uyu munsi, hari ibikurinda gukora. Ihitemo uruta abandi. Kuryamana n'umusore ntabwo bisobanuye yuko muzagumana. Guhereza umukobwa amafaranga ntabwo bivuze yuko muzagumana, ntabwo bivuze ko ari wowe wenyine akunda. Nimushwana akagenda kubera amafaranga uzamureka agende. It's your Gideon, ndabakunda cyane. Peace, open love. Bikunda kugorana kugira ngo umenye umuntu ugukunda bya nyabyo. Uyu munsi imbere yanjye naganiriye na Gideon adusobanurira ikintu kizakwereka umuntu ugukunda bya nyabyo atakuryarya. Gideon abwira abantu ikintu kibereka yuko umuntu abakunda koko bagakunda urukundo rutarimo gushidikanya. Akira microphone tuganirize. Bro, urakoze cyane. Gusa kugira ngo umenye umuntu ugukunda bya nyabyo ntabwo ari ibintu bigoranye cyane. Iyo ukunzwe nk'uko ubyifuza ubundi bukunzwe bya nyabyo. Iyo ukunzwe nk'uko ubyifuza ko yifuza ko umuntu agukunda bya nyabyo. Iyo ariko ukunzwe ubukunzwe bya nyabyo. Kugira ngo umenye umuntu ugukunda ntabwo ari ibintu bigoye cyane. Umuntu utizerera muri ibyo bintu cyangwa utabibonera muri ibyo bintu, ndahera ku bakobwa ndakurikiza abasore. Kugira ngo umenye umusore ugukunda bya nyabyo, iyo ugiye mu rukundo n'umusore uhita umera nk'umwana we, uhinduka nk'akabebe. Ko nk'umubyeyi w'umupapa agira urukundo ku mukobwa wiwe, ni nako umusore biba bimeze. Kwa kundi umubyeyi adashobora kuryama atazi ngo umwana wanjye yiriwe gute, ese ameze gute, niko umusore ugukunda aba ameze bya nyabyo. Kwa kundi umubyeyi w'umupapa ufite urukundo adashobora kuryama atazi ko umukobwa we yiriwe, kwa kundi adashobora kujya mu kazi atazi ko umukobwa we yaramutse, niko umusore mukundana biba bimeze. Kwa kundi umubyeyi w'umupapa adashobora kurya atazi nimba umukobwa we yariye, nako umusore ugukunda bya nyabyo aba ameze. Akugira inshuti, arakubahisha, aguha agaciro, yirinda kugira inshuti z'abakobwa mu buzima bwiwe. Umusore ugukunda bya nyabyo atinya kugira inshuti z'abakobwa mu buzima bwe, kuko azi neza yuko nta mukobwa ukunda icyo kintu. Arabyirinda cyane, abigendera kure cyane, ndetse n'iyo azifite wenda adashaka kuzitakaza abishyiramo ubwenge, yirinda kuba close cyane n'abo bashuti biwe, kubera yuko afite umukobwa bakundana yubaha, adashaka guhomba, adashaka gutakaza. Umusore ugukunda bya nyabyo aba ameze nka papa wawe. Kwa kundi umubyeyi ashobora kwima ikintu kubw'umukobwa wiwe, kwa kundi umubyeyi ashobora kwirengagiza ikintu kubw'umukobwa wiwe kugira ngo umukobwa wiwe akibone, kugira ngo ashimishe umukobwa we akibone, aragikora. Rimwe na rimwe yirengagiza ibishimisha amarangamutima yiwe kugira ngo wishime, apfa kuba ridashyira ubuzima bwe mu kaga ndetse n'ubwawe. Rero umusore ugukunda bya nyabyo ntabwo ushobora kumuyoberwa. Akugira inshuti magari, akugira inama, aragutegeka cyane, aguhereza amategeko menshi. Ntabwo bisobanuye yuko nta bwenge ufite cyangwa ari kugukontorora, ahubwo aragira ngo uhinduke umukobwa utandukanye n'abandi bakobwa bose bo hanze. Umusore ugukunda bya nyabyo usanga akugira inama cyane, not because nta bwenge ufite, ntabwo uzi gutekereza, ahubwo nuko abona ko hari icyari gikwiye kugikora. Aratanga igitekerezo ku myitwarire ufite, ku byo ukora. Ntabwo ari uko nta bwenge ufite, aragira ngo muhuze ibitekerezo muganire. Usanga atajya kure cyane y'ibitekerezo byawe, ntabwo ajya kure cyane y'ibyo ukora, ntabwo ajya kure cyane y'ibyo ukunda n'ibyo wanga. Arabimenya, akabyirinda ibyo wanga, ndetse akubaha n'ibyo ukunda, akabiha agaciro, akagira n'uruhare mu kubona ibyo ukunda. Uwo niwo musore ugukunda bya nyabyo. Ntabwo ushobora kuyoberwa umusore ugukunda bya nyabyo. Ikiruta byose kikwereka ko umusore agukunda bya nyabyo ni uko bukunzwe nk'uko byifuza. Uri mu rukundo wifuza, ntabwo urushidikanyaho, ntabwo urukeka, urabona rufite intego, urabona rufite ubwenge. Nawe iyo ururebye biravuga ngo cyakoze ndakunzwe. Igihe cyose ukibishidikanyaho, igihe cyose ugifite inkeke, ntabwo ukunzwe bya nyabyo. Kandi kugira ngo akwereke yuko ukunzwe, ntabwo abikora mu bya mirenge. Abakobwa bafite urukundo rwa nyarwo batameze nk'ab'iki gihe, bagira urukundo, barakunda, baranyurwa na buri kimwe. Ntabwo bisaba byinshi, tuno duto cyane tworoheje, turimo kumwubaha ndetse no kwiyubaha ku giti cyawe, biramushimisha. Anyurwa na duke cyane wakoranye urukundo, na duke cyane utakoranye uburyarya. Abakobwa baranyurwa cyane bafite urukundo rwa nyarwo. Rero icyo nicyo kizakubwira umusore ugukunda bya nyabyo. Ku basore nabo rero ikintu kizakubwira umukobwa ugukunda bya nyabyo, uwo mukobwa bakubaha cyane bro, arakubaha ku buryo nawe bwo bikurenga, arakubaha, akakubahisha nawe akiyubaha. Umukobwa utiyubaha iyo mukundana nta nubwo aba agukunda rwose, kuko umukobwa ufite urukundo rwa nyabyo agerageza kwiyubaha kugira ngo umusore bakundana atamubonaho icyasha, kugira ngo umwami wiwe atamubonaho icyasha. Umukobwa ugukunda bya nyabyo akubwira buri kimwe cyose cyo mu buzima bwe. Ubona yifuza kukugira inshuti yiwe, ubona yifuza kukugira umujyanama wiwe, ubona yifuza yuko isi yose imenya ko mukundana nubwo atabikora, ariko wowe urabibona neza ko ashaka kubikora. Yifuza ko inshuti ziwe zikumenya, yifuza yuko ababyeyi be bakumenya, aba proud yawe cyane, yifuza kujyana aho yishimishiriza. Igihe yababaye arabikubwira ukamufasha, yaba mu buryo bw'amagambo, yaba mu buryo bw'ubushobozi n'ubwo waba utabufite, ariko we arabikubwira. Ashobora kubikubwira atagira ngo umuhaye amafaranga, ahubwo basi umuhumurize, cyangwa se niba ufite n'icyo wamufasha ukimufashe, atari uko akunze amafaranga.
Bro, umukobwa ugukunda bya nyabyo ntago wamuyoberwa, ntago wiberana, arakubaha cyane, atinya kugira ibintu akubwira ndetse n'ibyo agusaba mbere yo kuvuga arabanza agatekereza kugira ngo utaza kumunyuza mu ijisho. Agira isoni nyinshi yo muvugana, arakubaha, arakubahisha. Ndi umukobwa ugukunda bya nyabyo, mu bintu bya mbere atinya kukwaka amafaranga. Umukobwa ugukunda bya nyabyo kugira ngo akure ijambo mu kanwa ari kwaka amafaranga bro, ni ikintu kigoye cyane. Niyo mpamvu nukundana n'umukobwa utakwaka amafaranga bro, nubwo atayakwaka ntibivuze yuko uyamuhaye atayemera. Jya ugerageza muri dukeya ufite ugira ikintu ukora, mwereke ko nta kintu utamufasha mu gihe mufite amafaranga. Ugire duto cyane tworoheje ukora kugira ngo umushimishe, kugira ngo umushyigikire. Nimba nabwo byanze ntukore ibidashoboka kugira ngo umushimishe. Icyambere cyo ugomba kumenya nuko banyurwa n'utuntu duto cyane. Abakobwa bafite urukundo arabayafata bitavuze ko batagukunda, hari n'abatayafata. Gusa umukobwa ugukunda bya nyabyo ntabwo yifuza kukuvuna, ntabwo akuvuna, ahubwo agufasha gutera imbere. Usanga kugira inama, twagera kuki, ejo hacu hameze gute, usanga afite ibitekerezo byagutse, ntabwo bigorana. Umukobwa agukunda bya nyabyo ntabwo yifuza kuryamana nawe kubera ko azi neza yuko abasore tumeze. Iyo uryamanye n'umusore ni inzira yoroshye cyane kugira ngo umuhombe. Bivuze ko abaryamanye bose batandukana, ariko iyo uryamanye n'umusore abizi neza ko ariyo nzira yo kumuhomba. Niyo mpamvu ashobora kwanga kuryamana nawe. Agira n'isoni, aravuga ngo yanyuze mu ijisho cyangwa se mu buryo bwo kwiyubaha no kwihesha agaciro no kutagutakaza. Ubu usanga yikunda cyane, akora ibintu by'agaciro, aratekereza. Uwo mukobwa bagukunda bya nyabyo ntuzamutakaze. Ndabakunda cyane. Nimba uri kurwana no kugera ku ntego zawe, ukaba ukiri kurwana no kubaka ejo hawe heza hazaza, gerageza umenye bino bintu. Ntuzigere ushyira imbaraga nyinshi cyane mu rukundo kurusha uko wazishyira mu kugera ku ntego zawe ndetse n'ibyo wiyemeje kugeraho, kubera ko mu buzima abantu baraza abandi bakagenda. Urukundo aho rutari ruraza naho ruri ruragenda. Cya kabiri, ntuzigere ugurisha icyubahiro cyawe kugira ngo ubone urukundo. Shaka icyubahiro apana attention. Uzirinde kugira umubiri mwiza kandi usa neza ariko utari mu ubwenge, byatwa ukagira umubiri udasa neza ariko uri mu ubwenge. Nibyo bishimisha Imana ndetse bikanezeza n'ababyeyi bawe, kuko umubiri urarangira kandi urahinduka, ariko ubwenge bwabasha kuguhesha ubugingo bw'iteka ryose. Urukundo urimo kano kanya cyangwa se urukundo uzajyamo ntago rugomba kukuvuna. Mwese mugomba kugira 50-50 mu kuzuzanya, mugafashanya. Nta mpamvu yo gutanga utakira, hari impamvu yo kwakira udatanga. Nta muntu ugomba kuvunika mu rukundo, imbaraga zigomba kungana. Abafatanyije birakomera. Gusanga uvunika mu rukundo cyane, ushyiramo imbaraga nyinshi cyane ukakuvuna cyane, ubwo nta rukundo rurimo, nibizarangira nabi, ni ibintu bizakuvuna. Ntuzigere kongera gutekereza gusubira aho utaherewe agaciro, aho wasuzuguriwe ndetse naho wababarijwe. Ntuzigere usubira muri uwo mwanya, ntuzigere wongera kubihereza amahirwe, kuko ibyo bintu birakurangiza iyo bitagukijije. Byiza ko wabireka gusubira ahantu nk'aho ngaho. Ntabwo ukwiriye kuba ahantu hose cyangwa se mu mwanya wose. Ntabwo ari buri muntu wese ukwiye umwanya wawe ndetse na attention yawe, kubera ko hari uza mu buzima bwawe aje kukurangiza, aje kukuneka, aje kureba uko useba ndetse n'uko urangira. Gerageza umenye abantu uhereza umwanya wawe ndetse n'abantu winjiza mu buzima bwawe. Wikishimira kwakira abantu bose mu buzima bwawe. Banza umenye ese naza mu buzima bwanjye ndamushyira mu bantu bameze gute, ndamushyira mu wihe mwanya. Umenye abantu bari mu buzima bwawe ndetse no kubatwara. Irinde gushora amafaranga mu rukundo kandi wige kuzigama, kuko ibyo uzigamye uyu munsi ejo nibyo byagutabara mu buryo nawe utazi. Nimba uri umukobwa ntuzigere ushwana na mugenzi wawe ngo mupfuye umusore. Nimba uri umusore ntuzigere ushwana na mugenzi wawe ngo muri gupfa umukobwa. Iryo ni ikosa rikomeye cyane. Nimba uwo mukundana akweretse ko afitiye abandi umwanya, mureke. Nimba akweretse yuko atagifitiye umwanya, mureke. Nimba akweretse yuko atakigukeneye nubwo bitoroshye, mureke agende. Rwana nabyo, uzabisohokamo kandi nubisohokamo uzakomera kurushaho. Ntuzashwane n'umusore mugenzi wawe n'umukobwa mugenzi wawe ngo murapfa umukunzi, ngo murapfa umuntu. Kirazira. Iryo ni ikosa rikomeye cyane. Nta muntu n'umwe kuri isi ushinzwe ubuzima bwawe usibye wewe wenyine. Niwe ugomba kwifatira umwanzuro, niwe ugomba kumva inama bakugira ariko ukamenya kuzisesengura. Si ngombwa ngo ugendere ku nama zose bakugiriye. Banza umenye ngo ese ibi ngibi ni ngombwa, ese ibi bintu bambwiye kuko ntibirankwiriye. Usesengure. Niwumva umuntu akugiriye inama, wikirukanyira kubikora, kuko hari umuntu kugira inama agira ngo utagera aho wifuza kugera, kugira ngo utagera aho we ataragera. Gerageza wige kumenya abantu mubana, abantu muvugana, abantu mugendana, umenye n'uburyo batwaramo. Ubuzima ni ubwawe, nta wundi muntu ugomba kubugenga. Ababyeyi bawe ndetse n'abavandimwe bawe ntago bashobora gushimishwa no kukubona babaye busy cyane cyangwa se watewe agahinda n'urukundo kurusha uko bakubona babaye busy cyane mu gushaka iterambere ryawe no kubaka ejo hawe hazaza. Nibyo bintu byabashimisha kuruta kukubona babaye busy cyane mu rukundo. Ibuka kumenya neza yuko ahantu uri kano kanya niho ugomba kuba uri, ntabwo uri imbere y'abandi, nta nubwo uri inyuma y'abandi. Iryo jambo nkunda kuribabwira cyane. Ikindi kintu kandi ugomba kumenya nuko ibyo wakora byose hatari mu Imana, ibyo bintu n'ubusa. Yaba akazi, yaba urukundo, yaba kurya, yaba kugenda, ibintu byose ukora hatari mu Imana nta mumaro byagira. Guhera uyu munsi ikintu cya mbere ugomba gukora mu buzima bwawe, ubaka umubano hagati yawe n'Imana. Wakosheje ibuka Imana, wagize neza ibuka Imana, urwaye ibuka Imana, utarwaye ibuka Imana. Imenya ko byose bizi ibyo urimo, ibyo uri gukora, menya ko byose iri kubireba.
niwitwara nabi uri gusenya umubano wawe n'Imana. Mbere yo kubaka relationship n'abantu n'ababyeyi n'abakunzi, ibintu nk'ibyo ngibyo, ubaka umubano hagati yawe n'Imana, ikuyobore, izabana nawe kandi ntabwo uzagutererana. Mujye kuri YouTube channel nitwa Jeneza Gedeon, Instagram ni Jeneza Gedeon. Ni Gedeon wanyu, ndabakunda cyane. Peace, hope and love. Umunsi umwe uzanshaka ukambura, ntuzigere utekereza ko ntigeze ngukunda. Naguha urukundo rwanjye ndetse n'umwanya ubyima agaciro, aho kugira ngo bigire impamvu zo kumba hafi no kunkunda, bigize impamvu zo kunsuzugura no kujya kure yanjye. Wambonyemo umusazi, wambonye nk'umuntu ugukunda byo gupfa kugira ngo sinagenda. Aho kunkunda ahubwo urankina, aho kunkunda ntwara uko ushaka. Nagerageje kuba umuntu udasanzwe kuri wowe ariko ntabyo wigeze ubona. Naragukunze ntiwabibona, agaciro na gake wigeze ubiha. Umunsi umwe uzanshaka ukambura, uzamenye ko nari mpari ku bwawe ukabyima agaciro. Umunsi utazongera kumva ijambo ryanjye mu kanwa kanjye ngo ndagukunda, umunsi utazongera kubona nkwitayeho, ndagusabye ntuzigere utekereza ko ntigeze ngukunda. Nakweretse ibishoboka byose ngo ubone ko ngukunda ntiwabibona. N'ibyo wabonye wabigize impamvu yo kujya kure yanjye kugira ngo ube hafi yanjye. Umunsi umwe ijwi ryanjye ntabwo uzongera kuryumva. Umunsi umwe ntabwo uzongera kumva nkubajije ngo waramutse. Wenda uzumva bamwe bamvuga cyangwa mbone kuri social media, cyangwa se ntuzongera no kumbona. Umunsi umwe nzajya kure yawe nkaho ntigeze nanakumenya. Nzajya kure y'ubuzima bwawe. Ndetse dushobora kuzanahura ukagira ngo sinigeze nanakumenya. Nta kintu cya mbere gitera igikomere nko kwereka umuntu urukundo ntarubone, yanarubona akarwima agaciro. Ntuzandenganye, ntuzavuge ngo abasore bose ni kimwe cyangwa se ngo abakobwa bose ni kimwe. Oya, ahubwo uzikome mu gatuza uvuge ngo ntabwo nzi guha agaciro abankunda, ntabwo nzi kumenya ibinkweye. Igihe cyose uzatekereza ko nari nkwiye kugukunda koko cyangwa ntagukundaga, uzaba ukinkunda kubera ko n'ubundi abantu benshi babona agaciro k'umuntu yagiye. Abantu benshi babona agaciro k'umuntu yatangiye kujya kure y'ubuzima bwabo. Ibyiza bye nibwo bitangira kugaragara. Nagerageje amahirwe yanjye ngo nkwereke ko ngukunda kandi nkwitayeho, ko nta kintu na kimwe ntakora kugira ngo wishime, nta kintu na gito ntakora kugira ngo urukundo rwacu rukomere kandi rugere kure cyane hashoboka. Nakoresheje imbaraga zose bishoboka, ariko wowe nta mbaraga nkeya wigeze ubishyiramo, ahubwo wakomeje kunca n'izo nari mfite zo kugira ngo rukomere. Umuhate nashyiragamo niwe wawuciye, aho kugira ngo ushyire akete kawe kugira ngo urukundo rugere kure, urarusenya. Urusenya utavuze, urusenya mu bimenyetso, mu bikorwa. Uwo nakunze nkamubura ntabwo namwifuriza ibibi. Ntabwo abantu duhuza amarangamutima, nubwo duhuza ibyishimo. Aho uzajya hose, Imana izaguha urukundo rwiza kandi rugukwiriye. Izaguha umuntu mwiza uruta njyewe, izaguha umuntu mwiza utunze kurusha njyewe, izaguha umuntu mwiza uteye neza kurusha njyewe. Uzahirwa, uzabona umuntu uri better than. Ntuzigere untekerezaho cyangwa utekereze urukundo nagukunze. Ntuzigere ukumbura urukundo nagukunze, kuko ndabizi biriya bintu birababaza. Ntabwo nakwifuriza kubabara gutyo. Peace, hope and love.